kera hariho umwami wari ufite ubusitani bwiza cyane, nuko muri ubwo busitani hagati hakabamo igiti cyiza cyane cyeragaho amatunda ya zahabu. Ayo matunda yaritonderwaga cyane iyo yabaga yeze, ubundi akabarwa bakayamumurikira. Nuko igihe kimwe ku mwero w'ayo matunda baza kugenzura neza basanga buri joro itunda rimwe rirazimira. Umwami abyumvise ararakara cyane, nuko ashyiraho itegeko ry'uko hakwiye kujya harara umurinzi wo kugira ngo birinde ko hazagira irindi tunda rya zahabu ryongera kubura. Bamaze kumva itegeko ry'umwami, uwari ushinzwe kwita no gutunganya kuri ubwo busitani yohereza umuhungu we w'imfura kugira ngo abe ari we uzajya urinda ubwo busitani kugira ngo be kuzongera kwibwa. Nuko umusore arakugendera ajya kurara kuri bwa busitani kugira ngo acunge icyaza kwiba ubutunzi bw'umwami. Igicuku kinishye abonye nta gikoma, nuko yifatira agatotsi araryama arasinzira. Mu gitondo cy'umuseso n'ubundi nk'uko bisanzwe bagiye kubarura, basanga n'ubundi haraburamo itunda rimwe. Bigenze bityo wa mugabo wari ushinzwe gutunganya ubusitani noneho yohereza umuhungu we wa kabiri, aramwihanangiriza ati nyabuneka ntuzabe nka mukuru wawe. Wa muhungu wa kabiri nk'aho atumvise ibyabaye kuri mukuru we, nawe bigeze mu gicuku araryama arasinzira. Nk'uko bisanzwe rwose mu gitondo bagiye kureba basanga n'ubundi hari itunda rimwe ryibwe. Nuko umuhungu wa gatatu w'uwo mugabo wari ushinzwe kwita no gutunganya ubwo busitani bw'umwami amaze kwitegereza no kumva ibyagiye biba kuri bakuru be, abwira se ati ndagira ngo njye munyemerere abe ari uzajya kurinda ubwo busitani mu ijoro. Ese abyumvise aramuhakanira kuko yakekaga ko ashobora guhuriramo n'ingorane kuko byananiye na bakuru be. Akomeza kumuhakanira, umuhungu nawe akomeza kumuhatiriza, nuko bwa buremba aramwemerera. Maze kumwemerera, umuhungu muzima aragenda yinjira muri bwa busitani, ubundi yirambika munsi ya cya giti. Nuko wa musore akomeza gutegereza munsi ya cya giti, yanga gusinzira kugira ngo by'umwihariko aze kwirebera ikiza kwiba ryatunda. Igicuku kinishye yumva urusaku rwinshi mu kirere, nuko ajya kubona inyoni nziza ikoze muri zahabu iraje iguruka, ubundi yikubitaho ku giti. Mu gihe ya nyoni ya zahabu itangiye kwegereza ikinwa cyayo kwitunda kugira ngo irice irijyane, wa musore aritora afora umuheto wayirasa umwambi, ariko uwo mwambi urayihusha. Ya nyoni irikanga iraguruka, ariko mu kuguruka isiga itaye ibaba ryayo rya zahabu. Nuko wa musore araryegera arifata, maze mu gitondo araryirukankana bajya kuryereka umwami. Wa musore ageze ibwami begeranya inteko y'abantu bakomeye bose mu bwami, nuko bicara hamwe babereka rya baba. Abasobanukiwe cyane kurusha abandi barirebye baravuga ati ribaba rifite agaciro karuta n'iby'umwami byose atunze. Umwami amaze kumva iby'abajyanama be bavuze arababwira ati njyewe nta kintu iryo baba rimbwiye, ubu icyo nshaka ni iyo nyoni y'ubwayo. Nuko bakiraho wa muhungu w'imfura aritora aravuga ati nimubindekere rwose, iyo nyoni nzayibazanira kandi mu buryo bworoshye. Nuko umuhungu muzima arashogoshera aragenda. Mu nzira ataragera kure anyura ku giti batemye kirambaraye mu muhanda. Arebye hirya yacyo gatoya ahabona umuhari wicaye wonyine. Muri ako kanya ahita yegura umuheto we afora umwamba agira ngo awurase. Umuhari ubonye bigenze bityo urikanga cyane, niko kumubwira uti nyabuneka wingirira nabi nanjye nzakugira inama, dore nzi neza yuko ugiye gushaka inyoni ya zahabu kandi ntabwo uzabasha kumenya aho wayikura. Nuko aratuza maze umuhari uramubwira uti uzagenda ugere mu cyaro kiri aho imbere ariko bwije. Hafi aho ngaho uzahabona inzira ebyiri zihura. Inzira imwe rwose nuyireba uzabona iteye amabengeza, ariko indi izaba ari inzira ubona iteye agahinda ndetse n'isoni. Uramenye rero ntuzinjire muri iyo nzira iteye amabengeza, ahubwo uzinjire muri iyo nzira mbi y'agahinda. Wa musore amaze kumva iby'umuhari umubwiye abitekerezaho maze aribwira ati iyi mbwa y'umuhari koko ni iyihe nama yangira. Afora umuheto we arawurasa, amaze kuwurasa arawuhusha, nuko umuhari uterera umurizo hejuru urirukankira wigira mu ishyamba. Wa musore yikomereza urugendo rwe. Nuko koko nk'uko wa muhari wabimubwiye, ageze mu cyaro cyari imbere aho ngaho ahasanga imihanda ibiri iteganye. Yitegereje neza mu muhanda wa mbere abona hakurya harimo abantu beza babyina banywa ndetse banarya. Nuko yongeye kureba hirya mu muhanda wa kabiri abona harimo abantu bishwe n'agahinda ndetse n'abatindi nyakujya. Ku muhungu muzima aribwira ati naba ndi imbwa bingana iki ku buryo najya hari ahantu mu batindi, nigiriye hariya hari ibyishimo n'umunezero. Nuko arirukankira n'amashyushyu menshi yinjira mu nzu nziza, aricara aranywa ararya, maze ibyo kwibuka ya nyoni ya zahabu biragatabwa. Nuko hashize igihe kinini ibwami bakeka ko wa muhungu yapfuye, nuko boherezayo murumuna we ngo ajye kureba uko byagenze ndetse nawe ashaka ya nyoni ya zahabu. Wa musore wa kabiri nawe aragenda neza neza bimugendekera nka mukuru we. Ku nzira ahasanga umuhari, nawe uwo muhari umugira inama nk'uko wabigenje kuri mukuru we, ariko nawe yica amatwi maze arikomereza. Ageze kuri za nzira ebyiri arebye hakurya abona mukuru we mu idirishya anezerewe, nuko aramurembuza aramubwira ati ngwino nkwereka aho ryaremye. Nawe arebye uko bimeze kwihangana biramunanira, ariyirukankira asanga mukuru we, nawe yibagirwa icyamujyanye ndetse niyo yaturutse nuko biberaho.
Igihe kirongera gitambuka ari kinini ntawumvise inkuru y'aba basore, ibwami bagira ngo barapfuye. Nuko murumuna wabo asaba ko nawe bamwemerera akazajya kubashaka ndetse akazana n'iyo nyoni ya zahabu. Ariko se aramwihanangiriza aramubuza kuko yari afite ubwoba bw'uko yagenda nawe agahera kandi ari we muhungu yari asigaranye wenyine. Bwa burembe barabyemeranywa, umwana muto baramureka nawe aragenda. Nk'uko byagendekeye bakuru be, aragenda ataragera kure ahura na wa muhari. Umuhari nawe uramubwira uti reka nkugire inama. Wa muhungu aricara yumva inama z'umuhari. Umuhari ubonye ko yumvise inama ze uramubwira uti icara ku murizo wanjye kugira ngo nkujyane wihute. Umuhungu yiterera ku murizo w'umuhari, bariruka kibuno nta maguru. Bakomeza kugenda bageze muri cya cyaro cyari kirimo za nzira ebyiri. Wa musore yibuka inama z'umuhari nuko yirinda kunyura mu nzira y'ibyishimo, ahubwo afata inzira y'umubabaro. Arara muri iyo nzira ijoro ryose, nyamara ntiyanahahungabanira, ahubwo ahagirira ibihe byiza. Mu gitondo mu ruturuturu wa muhari uraza, nuko uramubwira uti ubu rero iyi ni intangiriro y'urugendo rwawe. Umuhari urongera wungamo uti uraza kugenda imbere ukomeze nta hantu uhindukiye, ubundi uze kugenda ugere ku nzu nziza y'ibwami. Kiri bukubwire ko wahageze nuko wasanga abasirikare benshi, uraza gusanga bamwe muri bo baryamye abandi bari kugona. Nubibona utyo uze kugenda unyonyomba ukomeze winjire muri iyo nzu kugeza ubonye icyumba iyo nyoni ya zahabu yicaramo. Ikunda kuba yicaye mu ntebe n'ubundi ikoze muri zahabu nziza. Mu bintu ugomba kwirinda nugeramo, ugomba kwirinda gukura iyo nyoni mu mwanya wayo. Umuhari umaze kumubwira ayo magambo uterera umurizo hejuru maze urirukankira. Umusore arirukanka aragenda nk'uko umuhari wabimubwiye, akigerayo kuko asanga neza bimeze nk'uko umuhari wabisobanuye. Aranyonyomba aca kuri ba basirikare basinziriye n'abagona, arakomeza yinjira mu nzu agira ngo agere muri cya cyumba kuko umuhari wamubwiye. Akinjiyemo abonamo koko ya nyoni ya zahabu. Nuko azunguje amaso hirya no hino abona zahabu nyinshi, ariko atungurwa no kubonamo ya matunda 3 ya zahabu yibwe mu giti cy'umwami. Maze yegera ya nyoni ya zahabu aho yari yicaye arayibatura. Ariko mbere yo kuyijyana aribwira ati ntabwo nashyira umwami inyoni ya zahabu nziza nk'iyi ngiyi nyitwaye mu ntoki. Niko kureba hafi aho aterura agafuka keza ka zahabu ayikubitamo. Akimara kuyikubitamo inyoni ivuza induru cyane, ba basirikare n'umwami barakanguka. Abasirikare b'umwami baramuboha baramufunga. Nuko mu gitondo gikurikiye bamwicaza imbere y'inteko kugira ngo bamucire urubanza. Acirwa urubanza rwo gupfa. Ariko umwami aramubwira ati cyangwa se niba ushaka gukira ndagira ngo nkwitumire indogobe ya zahabu yirukanka kurusha umuyaga. Nuyizana nzakureka rwose ndetse n'iyo nyoni nyiguha ibiyawe. Nuko umuhungu abwira umwami ati humura nzayikuzanira. Iyo ndogobe yawe rwose ya zahabu yiruka kurusha umuyaga uzayibona. Bakimurekura mu nzira gato yaragenda, yongera ahura na wa muhari w'inshuti ye. Awutekereza uko byamugendekeye. Umuhari uriyumvira uramubwira uti humura ndahari noneho ndaje nongere nkugire inama. Umuhari uramubwira uti nugenza neza nk'uko ngiye kubikubwira, iyo ndogobe rwose ya zahabu yiruka nk'umuyaga uzayishyira umwami nk'uko yabigusabye. Umuhari urongera uramubwira uti ongera ugende muri iyi nzira nta hantu uhindukiye, ubundi nugera ku nzu nziza winjiremo, uzongera uhasanga abasirikare baryamye ndetse n'abandi bagona. Niwegura amaso gato uzabona ko iyo ndogobe ya zahabu yicaye cyangwa se ihagaze imbere yawe. Aramubwira ati uzagenda uyegere, ariko kugira ngo uyishyireho ibitambaro byo kwicaraho byiza, uzayishyireho ibitambaro byo kwicaraho bibi cyane. Nuko umuhari urongera uterera umurizo wayo hejuru, ubundi urigendera. Umuhungu afata inzira aragenda. Agezeyo koko nk'uko umuhari wabimubwiye, ahasanga abasirikare basinziriye bari kugona ndetse na ya ndogobe imwicaye imbere. Hirya yayo hari ibyahi byiza byo kuyishyira ku mugongo kugira ngo umuntu ayicareho, hari n'ibindi byiza cyane. Ariko ibyo byiza umusirikare umwe yarabifashe mu ntoki. Yegereza ibyo byenda by'ibyaha agiye gushyira ku mugongo w'iyo ndogobe ngo ayicareho, ayigirira impuhwe. Niko kwegera wa musirikare wari ufite ibyo kwicaraho byiza, agerageje kubifata ba basirikare bahita bakanguka nuko baramuzirika. Nuko mu gitondo barongera bamusubiza imbere y'ibwami, barongera bamukatira urwo gupfa. Niwemera ko ngutuma umwamikazi mwiza wa mbere wigeze kubaho ukazamunzanira, nzaguha inyoni ya zahabu, yewe nguhe n'iyi ndogobe ya zahabu, ubijyane byose. Umusore muzima arongera ati ndabyemeye. Umusore arongera aragenda, ariko yicuza impamvu atumvise ngo akore ibyo umuhari wamubwiye. Yigiye imbere mu gahinda kenshi, arongera ahura na wa muhari. Wa muhari uramubwira uti korane nakwihanije nkaguha inama ugomba gukurikiza, kuki wakoresheje imyenda mishya, ugomba gukoresha imyenda ishaje nk'uko nabikubwiye. Iyo unyumva ubu ngubu byose uba bicyuye. Umuhari uramubwira uti ntacyo, reka nongere nguhe inama z'uko wabigenza. Ongera ugende nta hantu uhindukiye, mu ijoro uzahabona inzu nziza. Saa 6 y'ijoro uwo mwamikazi bagutumye arasohoka akajya kwiyuhagira. Uzamucunga maze gusohoka, ugende unyonyomba maze uhita umusoma. Uramenye nyabuneka utazagira icyo ukora nabi, ababyeyi be bakabimenya. Nuko umuhari urongera uterera umurizo hejuru urigendera. Umuhungu ageze kuri iyo nzu umuhari wamubwiye, koko saa 6 z'ijoro ajya kubonabona wa mwamikazi arasohotse. Nuko arangije aranyonyomba aramutungura aramusoma.
amaze kumusoma aramwinginga aramubwira ati wambabariye kuko kanyemerera tukijyanira. Umukobwa aramwemerera ariko aramusaba ati nyemerera mbanze njye kubibwira data. Umuhungu yibuka iby'umuhari wamubwiye aramuhakanira aramubwira ati niba unyemereye ngwino tugende ntawe ubwiye. Umwamikazi amarira yakubita hasi ararira akomeje gukumbagara kubera ayo marira. Wa musore biramushobera nuko aramwemerera. Umukobwa akigenda akimara kubibwira se, abasirikare bahita babyuka bafata uwo muhungu baramuzika. Nuko arongera asubizwa imbere y'ibwami kugira ngo acirwe urubanza rwo gupfa. Nuko umwami aramubwira ati ntabwo naguha umukobwa wanjye, niyo mpamvu ukwiye kwicwa. Cyakora niba wumva ushaka gukira ugatwara n'umukobwa wanjye, ndaguha iminsi 8 ugenda urimbura uriya musozi utuma ntabasha kureba imbere ngo ndebe neza igihugu cyanjye. Mu byumve ngo uwo musozi wari munini ku buryo ahantu hose wabaga uri mu gihugu wawubonaga. Nuko umuhungu ariyemeza bamuha isuka aragenda ajya guhinga wa musozi. Amaze iminsi 7 byaramunaniye yarashobewe, ajya kubonabona wa muhari urongeye umugarutse iruhande. Umuhari uramwitegereza ukuntu yananiwe, nuko aramubwira uti iryamira akazi gasigaye kose nzakagukorera ubundi uruhuke. Bitewe n'umunaniro yari afite araryama arasinzira. Mu gitondo abyutse atungurwa no gusanga wa musozi utagihari, umuhari wari wawurimbuye. Umusore akubise amaso icyo gitangaza arirukanka ajya ibwami, ukabwira umwami ati dore umusozi nawukuyeho ni mu umwamikazi wanjye. Umwami atungurwa n'icyo gitangaza nawe yicuza impamvu yemeye gutanga umukobwa we, ariko nk'umwami ahagarara ku ijambo rye aramutanga. Nuko wa musore yirukankana na wa mwamikazi barigendera. Nuko mu nzira ahura na wa muhari nanone uramubwira uti ubu noneho bya bindi 3 byose tuzabihabwa, umwamikazi, indogobe ndetse na yanyoni ya zahabu. Umusore abaza umuhari ati ubwo se noneho kandi tuzabigenza dute? Umuhari uramubwira uti we humura, nubigenza nk'uko nkubwiye rwose ibyo 3 tuzabicyura. Aramubwira ati nugera imbere y'umwami wagutumye umwamikazi akagusaba kumumuha uzamubwira utya, uzamusubiza uti nyagasani dore umwamikazi wawe nguyu, ubundi umumwegereze. Hanyuma uhite wegera ya ndogobe ya zahabu witerere ku mugongo wayo uyicareho, maze ariko uhereze ikiganza umwamikazi ugira ngo umusezere. Uhite umukurura bwangu umukubite ku mugongo w'indogobe yawe, ubundi mwirukanye. Indogobe yawe uzayihata ikiboko kugira ngo yirukanke cyane hatagira ubakurikira ngo abafate. Nuko umusore abigenza atyo bigenda neza nk'uko umuhari wabishakaga. Nuko umuhari uramubwira uti noneho ugiye kugenda ujye kuri yanzaho yanyoni bagutumye ya zahabiri, uraza kunsiga ku muryango giyewe n'umwamikazi, maze wowe ukomeze n'indogobe use nk'uyishyiriye umwami. Nugerayo umubwire uti dore ngiyi indogobe mwantumye igenda nk'umuyaga. Hanyuma ariko umubwire uti nagira ngo ndebe neza yanyoni ya zahabu mwanyemereye. Namara kuyizana uzamubwira uti nyabuneka yimpenye ikoreho ndebe neza niba koko ari zahabu nyayo. Umwami namara kuyiguhereza ngo witegereze uzahite witerera ku mugongo w'indogobe yawe nabwo wirukanke cyane. Nuko umuhungu aragenda abigenza neza nk'uko umuhari wabimubwiye. Arirukanka asubira mu ishyamba rya rindi rigana aho yaturutse. Agezeyo wa muhari uragaruka nuko uramurira uti ndakwinginze fata unjugunye ubundi unyice. Umusore arawuhakanira aramubwira ati ntabwo nakwica n'inama zose wangiriye. Nuko umuhari uramubwira uti niba ubyanze reka nkugire inama ya nyuma, mu nzira yawe ugenda ntugire umuntu muhura n'umwe ngo umugirire impuhwe cyangwa ngo wicare iruhande rw'umugezi. Nuko umuhari urazimira, ubundi nabo bakomeza urugendo rwabo. Aragenda bageze muri cya cyaro aho yasize b'abavandimwe be bari baranyuze mu nzira nziza. Nuko hageze yumva ingoma zivuga cyane ndetse n'urusaku cyane. Nuko abaza abantu bari hafi ati ese aho byagenze bite ko numva urusaku? Baramubwira bati hari abagabo 2 bagiye kumanikwa ku giti. Nuko aregera nawe ngo yitegereze arebe, ageze yasanga niba abavandimwe biwe benda kumanikwa. Nuko abagirira impuhwe aravuga ati nta kintu na kimwe cyakorwa kugira ngo abo bagabo bababarirwe. Ariko abantu yarabajije baramubwira bati ikintu kimwe cyonyine gishoboka nuko watanga ibyo utunze byose kugira ngo babarirwe ibyaha byabo. Wa musore ntiyatekereza, yikura utwara afite twose aradutanga kugira ngo abavandimwe biwe bababarirwe. Maze kwishyura bamuhereza abavandimwe be baramukurikira baragenda bageze hamwe bwa mbere bigeze guhurira na wa muhari babona haratuje kandi hasa neza. Nuko abavandimwe baramubwira bati mureke twicare turuhuke dore twagenze cyane. Nuko nawe aremera ati nibyo rwose mureke twicare turuhuke tunarye. Yibagirwa inama umuhari wamugiye z'uko atemerewe kwicara hafi y'umugezi. Nuko umusore aricara ntacyo yikanga kuko yumvaga ko ari kumwe n'abavandimwe be. Akimara kwicara neza baramusunika bamuta mu mugezi, batwara ya ndogobe, wa mwamikazi ndetse na ya nyoni ya zahabu. Nuko barigendera bamutaho. Bageze ibwami bamurikira umwami bya bindi bazanye. Nuko baramubwira bati dore ibi ngibi nibyo twakoreye n'amaboko yacu. Nuko ibwami barishima baranezerwa, ariko ya ndogobe yanga kurya, ya nyoni yanga kuririmba ndetse na wa mwamikazi agahora arira. Mu by'ukuri wa muhungu yari yaguye mu mugezi, ariko kubw'amahirwe ntiwamwica, ariko yari yavunitse amagufa kubera kwituramo hasi cyane, kandi yari yaguyemo hasi atabasha kubona uko yazamuka.
nuko arongera abona wa muhari uramugobotse, uraza ari gutangira kumunnyega umubaza impamvu utigeze yumva inama zawo. Umuhari uramubwira uti dore wagize amahirwe, ubundi bari bazi ko wapfiriyemo ahangaha, ngaha akira ikiganza cyanjye ngo ukure muri uyu mugezi. Umuhari uramuzamura umukuramo, umaze kumukuramo uramubwira uti mfite amakuru ko ba bavandimwe bawe bashyizeho abantu bagomba kukwica nibakubona kuko biyitiriye ibyo wakoze byose. Umuhari umugira inama yo kwambara nk'umutindi nyakujya kugira ngo hatagira umuntu umumenya. Nuko aragenda rwihishwa agera ibwami. Akimara kuhakandagira, ya ndogobe ya zahabu itangira kurya, ya nyoni ya zahabu itangira kuririmba, ndetse na wa mwami kazareka kurira. Arangije yegera umwami amusobanurira byose uko byagenze kuva ku ntangiriro kugeza ku iherezo. Umwami abyumvise ararakara, ahana ba bavandimwe be. Igihe kiragera rero wa mwami aje gupfa, wa mugabo agururirwa ubwo bwami, ndetse ahabwa n'uwo mwamikazi kugira ngo amubere umwamikazi. Nyuma y'igihe kirekire yaratuje kandi ameze neza, yongera ajya kwitemberera mu ishyamba, nuko ahura na wa muhari w'inshuti ye. Nuko umuhari uramubwira uti iwo kagira Imana we ko nigeze kugusaba kunca umutwe ukanyica kubera icyo utabinkoreye. Aramubwira ati noneho kuri iyi nshuro ndakwinginze rwose nyica. Noneho ariyumvira, arangije arabyemera, afata wa muhara awuca umutwe arawica. Akimara kuwica uhita uhindukamo umusore mwiza. Uwo musore kandi akaba yari musaza w'uwo mwamikazi, akaba ni musaza w'uwo mwamikazi wari warabuze kera cyane.